Agasobanuye. Ego Imana ibarinzite muvuge muti neza. Agasobanuye. Aho Umve nuko tutangiye amagambo. Ati abakobwa ubundi bafite impano yo kuvuga cyane, bazwiho kuvuga cyane. Ni gakeya umukobwa ashobora guceceka. Ni gakeya, reka ngo tubisubiremo, umukobwa ashobora kwihangana atari kwandikira umuntu cyangwa atari kuvuga, birabagora. Nimba ari ushora imbaraga nyinshi n'ikiganiro cyinshi ku mukobwa, ni ikigaragaza ko ashobora kuba adashishikajwe nawe atanagukunda nk'uko wo mukunda. Ese waba utekereza ko ari weho umuhungu wenyine bavugana? Waba uri ikigoryi nimba ari kunatekereza, akaba ariyo mpamvu uvuga amagambo menshi. Nimba wicaye uzi ko umukobwa mukundana ari we muhungu wenyine bavugana, ni ikigoryi. Wumve, uwo mukobwa uvugisha amagambo menshi ukamwandikira cyane watagusubiza, ushobora kuba uri kuri lisite urimo ku mwanya wa 5, wa 6 cyangwa uri kure cyane, cyangwa se uri no munsi cyane cyane, cyangwa se kuri iyo lisite y'abantu bamutereta akaba ari nawe uciriritse kurusha abandi. Kuko nimba ufashe telefone yawe ugasanga niwe wandika amagambo menshi, uvuga ibigambo byinshi, menya ko uwo mukobwa agufata nk'umuntu uciriritse kuri lisite y'abamutereta, nta n'amahirwe menshi ufite. Abakobwa bakunda kwandika ibintu byinshi bandikira abahungu bashaka, ndetse abakobwa buriya ngo babayeho bumva umutima wabo bari kuribwaribwa, bumva bashaka gusohora ibyiyumviro byabo ngo babwire umuntu bashaka uko biyumva. Nimba ubona rero ari we wandika ukabona ntari kugusubiza, cyangwa se uri kwandika ibintu byinshi wakandika utuntu duke, menya ko uwo mukobwa ntabwo ari we haba ashaka, hari undi muhungu aba yandikira ibintu byinshi, niko kamere yabo imeze. yari rocking ibisanzwe, abamuzi ntibamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Imana ibamugisha. Ciao ciao.